hano dushobora kuba hashobora kuba ari abariboneraye ni n'abicaye aha ntago twese tuzi igihe ntago tuzi igihe buri wese amaze mu gakiza hari ukamazemo ukwezi hari ukamazemo amezi hari ukamazemo umwaka n'ukamazemo imyaka Yesu ashimwe cyane ariko tugiye kuvuga ku mbaraga z'ako gakiza twahawe ubwo buntu twagiriwe ubwo buntu bugeretse ku bundi haleluya twe twari dupfuye rubi tubabaye turushye nta byiringiro byo kubaho dufite tukagira ubwo buntu tugahabwa agakiza haleluya kava ku nshinga gafite inshinga gukiza haleluya kava ku nshinga gukiza haleluya ubuntu twagiriwe bugeretse ku bundi Yesu ashimwe cyane buri wese atagomba gukerensa utagomba gufata uko wiboneye tugiye kuvuga imbaraga z'ako gakiza haleluya imbaraga z'ako gakiza Yesu ashimwe cyane niyo mpamvu uko twaba tumaze imyaka runaka waba umaze amezi waba umaze iminsi waba umaze igihe umaze cyose wumva ubuntu wagire kubwo kwakira ako gakiza n'imbaraga gafite ku buzima bwawe imbaraga gafite ku buzima bwawe wumva uburemere n'ubuntu wagiriwe hari uri hanze utaragirirwa ubwo buntu we wumve ngo imbaraga ubuntu wagiriwe izo mbaraga ku gakiza gafite reka dusome mu Baheburayo 1:2 dusome ibice 2 umurongo wa mbere haravuze ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise haleluya haleluya ngo kugira ngo tudatembanywa tukabivamo ngo mbese ubw'ijambo twagiriwe bugeretse ku bundi haleluya umuntu ashobora kuza hano bakabwiriza bakatuza umuntu agakiza kuriya kwatura umuntu kuba umuntu yakwatura akakira ko yakiriye Yesu umwami w'umukiza w'ubuzima bwe akakira agakiza uriya muntu agasohoka akagenda agakomeza akikorera ibyo akikomereza muri gahunda ze Yesu ashimwe cyane ntazigera ahura n'izi mbaraga z'aka gakiza mbabwiye Yesu ashimwe cyane haleluya ntabwo azigera azaba yarakiriye dushobora kuvuga ngo abantu barakiriye bakiriye umwami Yesu baratuye ariko uriya muntu agakiza kazagira umumaro azabona inyungu z'aka gakiza imbaraga z'agakiza zizagaragara mu buzima bwe ari uko yakagendeyemo akayobora ubuzima bwe kukagenderamo hari ukukakira no kukagenderamo aha ndavuga ngo imbaraga z'ako gakiza nizo nje kuvuga haleluya imbaraga ziza ku muntu wakakiriye akakagenderamo haleluya ijambo yatubwira ngo nicyo gituma dukwiye kugira umwete wo kwita ku byo twumvise haleluya buri munsi murumva ku wa kabiri ku wa kane ku wa kabiri ku wa gatanu ku wa gatatu dimanche turumva haleluya ariko ijambo ratubwiye ngo tugomba kugira umwete cyane haleluya wo kwita na wa undi watuye akakira umwami Yesu wa undi wakiriye ako gakiza yatabyitayeho Yesu nashimwe cyane hano umutwe w'abagambo uravuga ngo kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye ntabwo ari ikintu cyoroheje ni ikintu gikomeye cyane kiremereye abakristo bakwiye guha agaciro abizera bakwiye gufunguka amaso bakamenya ikintu cy'agaciro bahawe uburemere gifite haleluya bakamenya uburemere niba ijambo rivuga ngo yafashe imigisha yose yishyira muri Yesu irangije iramuduha Yesu ashimwe cyane bivuga ngo agakiza karakomeye gafite imbaraga aka gakiza ufite ikintu gikomeye cyane cy'agaciro mu buzima bwawe ni mpamvu ijambo ryatubwiye ngo kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye niko mutwe w'iri jambo uvuze muri iki gice Abaheburayo 2 ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanywa tukabivamo bivuze rero ngo hari abantu batembanywa bakabivamo za mbaraga z'agakiza umuntu ntabwo azigera ahura nazo nta nubwo azigera agaragaza ikimenyetso umuntu wakiriye Kristo kuko uwo muntu ashobora kubyumva ntabigenderemo ntabihe n'agaciro Yesu ashimwe cyane uwabyumvisha akabigenderamo akabyakira akabyitaho akabigenderamo haleluya navuze ngo hari ukukakira no kukagenderamo aha niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo mugire umwete wo kwita ku byo mwumvise ngo mudatembanywa mukabivamo hari ibintu byinshi bishobora gutuma utembanywa ukabivamo haleluya
ariko Yesu azatwara itorero rimaso azaza. Niyo mpamvu yatubwiye ngo iyo abaga ngo umuntu nyir'urugo yamenyaga igihe umujura ari buzire ngo yakabaye maso, bwakumwe ntago muzi umunsi n'isaha. Haleluya. Kuko tutazi umunsi n'isaha, Yesu nashimwe cyane, kuko tutazi uwo munsi n'isaha waduhaye ako gakiza, waduhaye icyo kintu cy'agaciro kiremereye, hari n'uburyo ashaka ko tubungabunga icyo kintu yaduhaye. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo narakijijwe, udahagarara ngo ugaragaze imbaraga z'agakiza. Hari ijambo ry'Imana atubwira ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo n'ubw'imbaraga. Ntabwo ari ukuvuga ngo nakiriye Yesu gusa, ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye narakijijwe utagaragaza imbaraga z'aka gakiza. Agakiza kuba warakijijwe nta kintu bimaze. Haleluya. Ushobora no kuba waratembanywe ukabivamo, nese ni warabivuyemo warakiriye, waravuze ko wakiriye agakiza, byaba bikumariye iki? Ariko turavuga ku mbaraga z'ako gakiza n'uburemere gafite. Haleluya. Ngo kugira ngo tudatembanywa tukabivamo, ngo mbese ubw'ijambo ryavugiye mu kanwa kw'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutabyumvira no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa. Urumva byonyine Yesu kuba yarakugiriye icyizere, urumva ukuntu Imana iba yarakugiriye ubuntu. Wowe uri hano nubwo urimo urahura n'ibintu bitandukanye, nubwo hari intambara urimo uracamo zitakoroheye, ariko umenya ngo uri umuntu w'agaciro maso y'Imana, kwa ko wahawe agakiza gakomeye. Yesu ashimwe cyane. Kuba ari agakiza, ijambo ry'Imana akatubwira ngo kanakomeye, ntabwo ari ikintu cyoroheje. Uri uw'agaciro maso y'Imana, wahawe ikintu gikomeye, wahawe gift ifite imbaraga ipfunitsemo ibintu bikomeye byose by'igiciro wumva ushaka muri ubuzima. Wahawe special gift ifite imbaraga. Haleluya. Ifite imbaraga ku rwego udashobora gusobanukirwa. Niyo mpamvu iyo utakakire ngo ukagenderemo, ntabwo imbaraga zako zigaragara ku buzima bwawe. Ntabwo kuba warakiriye gusa bihagije, hari ukukagenderamo. Haleluya. Haleluya. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Yesu nashimwe cyane. Hari amategeko agenga ubu bwami. Ntabwo ari ugupfa gusa kubizamo ngo umuntu apfe kubikora, ntabwo ari ugupfa kubikora, ntabwo byagukorera. Byaba ari idini, byaba ari umuhango, ibintu biri rutine, nta nyungu, nta n'umusaruro bijya bigaragaza. Yesu ashimwe cyane. Rero niyo mpamvu Pawulo avuze ngo twebwe tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gutyo kabanje kuvugwa n'umwami Imana n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Haleluya. Twebwe tuzarokoka dute, virgile kabanje kuvugwa igice 4 umurongo wa 4, ngo Imana ifatanyije nabo guhamya, ihamirishije ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Haleluya. Zagabwe nk'uko yabishatse. Haleluya. Ubuntu Imana yakugiriye, aka gakiza gafite imbaraga zikomeye cyane. Aka gakiza gatandukanye no kuba wahanurira umuntu, aka gakiza gatandukanye no kuba waza ugafata microphone ukabwiriza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Gatandukanye n'ibyo byose dutekereza. Haba ngo kana karakijijwe. Aka gakiza gafite umwihariko, akako gafite umwimerere, kari unique, akako karahambaye cyane. Yesu nashimwe cyane. Jambo Yesu yaravuze ngo umugabo n'umugore bazaba baryamanye ku buriri, umwe agenda undi asigara. Ngo abagore babiri bazaba bari gusya, umwe arimo bazaba bari gusya, umwe agenda undi asigara. Haleluya. Aka rero ni ikinege, ntago bakageneraliza. Yesu ashimwe cyane. Ntago agakiza kawe ari ak'abana bawe, nubwo wabingingira ukagirirwa ubuntu Imana nayo ikakabaha, ahubwo handabwira buri wese wagahawe ukabungabunga no ukagenderamo, kumva ko ufite ikintu cy'agaciro ugomba kubungabunga wahawe. Haleluya. Ikintu kirenze uko ubitekereza. Agakiza ni kagari kurenza uko waririmba ukamamara. Agakiza ni kagari kurenza uko wavuga ubutumwa ukamamara. Agakiza ni kagari karenze kuba umushumba. Haleluya. Agakiza ni kagari kuruta uko wakora ibintu byo ukajya uperforminga neza. Agakiza kararengereye. Haleluya. Kararengereye cyane, karenze ibyo byose dutekereza. Agakiza gatandukanye n'impano. Yesu ashimwe cyane. Gatandukanye n'ibyo byose. Akako ni ikinege, n'umwimere, nako umuntu ku giti cye. Aka ntago umugabo agasangira n'umugore. Haleluya. Umugabo n'umugore baryamana bapfumbatana. Umugabo n'umugore wenda aho niyo bantu nkuko biravuga ngo babiri ngo bahinduye kuba umwe.
ngo kandi icyo nafatanyije n'akagira bitandukanye ni uburemere bwerekana ko umugabo n'umugore ari umuntu umwe, ariko iyo bije mu gakiza ko akaho karabatandukanya. Aho karabatandukanya ni ak'umuntu ku giti cye, ni ak'umuntu ku giti cye. Haleluya, haleluya. Akako ni ikinege. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Akako ni ikinege. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome Abaheburayo 2 Petero wa mbere 2:9. Petero wa mbere 2:9. Haravuze ngo ariko mwebweho mu rubwoko bwatoranijwe. Haleluya. Mwebwe mu rubwoko, mwebwe muri hano mwaratoranijwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko muzi ijambo rivuga ngo ngo hahamagawe benshi. Haleluya. Ngo hahamagawe benshi ngo ariko hatoranywa bake. Buri wese uri hano uyu mugoroba nasha aya manywa yifuze kuba muri abo bantu batoranijwe ahirimbana. Haleluya. Ifuza kuri abo muri abo bantu uhirimbana. Ijambo ryaravuze ngo bavuga ngo mwami mwami so wazabona ubwami bw'Imana. Yesu yaravuze ngo bazavuga ngo mwami twakoze ibi twakoze ibi twakoze ibi. Ngo twazuye abarwayi, twafasha abakene, twakoze ibi. Bamubwira avuga ngo ntago nigeze kubamenya ko mutakoze ibyo data ashaka. Haleluya. Ntago mwakoze ibyo data ashaka, nubwo mwahirimbanye mukora ibyo bintu byose. Yesu ashimwe cyane. Mbere y'ibyo ukora byose n'ibintu bikuraje ishinga n'umwete ubishyiramo, banza agakiza imbere. Haleluya. Banza agakiza imbere. Yesu nashimwe cyane. Ngo ariko mwebweho mu rubwoko bwatoranijwe, ngo abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye. Yesu ashimwe. Iyo Imana ihamagaye umuntu, iyo uhuye n'Imana byanyabyo, haleluya, ugahura na Yesu byanyabyo, Yesu ashimwe, akuremera amashimwe ukajya kwamamaza ishimwe ry'yo yaguhamagaye, yagutoranyije. We mwahuye, niyo mpamvu yo gutoranywa. Haleluya. Mwe mwahamagawe mugatoranywa ni ukugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye. Haleluya. Mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Twese twari mu mwijima. Haleluya. Twavukiye mu miryango y'umwijima idakijwe itazi Imana. Imiryango nyarwanda mwese hano murayizi iyo mwavukiyemo. Yesu nashimwe cyane. Ariko yaturebye idukura ikintu Imana iba yarakoze, umuntu wese akwiye kwa maso akagisobanukirwa, ntumve ko ari ibintu bisanzwe byoroshye. Uburemere bifite, umuntu yakuye muri wa mwijima ukabije ikamuzana mu mucyo w'itangaza, uyu muntu yasobanukirwa icyo Imana yakoze. Niyo mpamvu ngo mwe natoranyije, ngo ishyanga ryera, ngo abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Ngo kera ntimwari ubwoko, ngo ariko none muri ubwoko bw'Imana. Ngo kera ntimwari mwakabarirwa, ngo ariko none mwarababariwe. Haleluya. Haleluya. Murumva imbaraga zako gakiza twahawe. Haleluya. Murumva uburemere gafite, kukakira ukakagenderamo. Yesu ashimwe. Nibwo uzabona izi mbaraga z'Imana, nibwo imbaraga z'agakiza zagaragara ku buzima bwawe. Ntabwo ari ukwakira umwami Yesu bikarangira aho ngaho, ni ukwakira akagakiza ukakagenderamo. Haleluya. Bitari uguhirimbana ukora imirimo y'Imana, akagakiza kaze ku mwanya wa mbere, nkuko nabwiye ko ari ikinege. Yesu nashimwe. Uyu muntu ugaragaza izi mbaraga ni umuntu umeze gute? Imbaraga z'Imana zigaragarira muri we. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga nk'ibintu nka bitatu. Uyu muntu izi mbaraga zigaragariraho. Uyu muntu ugaragaza imbaraga z'agakiza mu buzima bwe. Haleluya. Haleluya. Ntabwo ari wa muntu waririmbye cyane witanze cyane. Si uko ijambo ryatubwiye. Yesu ashimwe cyane. Ni umuntu wakakiriye, akakakira akagaha agaciro. Ijambo ryatubwiye ngo nimwirengagiza agakiza gakomeye gutyo mwahawe. Haleluya. Agakiza gakomeye mwahawe. Yesu nashimwe cyane. Umuntu ugaragaza imbaraga z'agakiza zigaragara mu buzima bwe ni wa muntu wakakiriye. Reka turebe uyu muntu wa mbere. Haleluya. Ni umuntu wasize, waretse. Yesu ashimwe cyane.
umuntu wa mbere izi mbaraga, haleluya, turaba ibintu bitatu uyu muntu aba, ubuzima bw'uyu muntu bugaragaza. Uyu muntu imbaraga z'agakiza zigaragara mu buzima bw'uyu muntu. Yesu ashimwe cyane. Umuntu uba mu buzima ukora ibintu bitatu. Yesu ashimwe cyane. Ngiye kuvuga ahangaha, haleluya. Umuntu waretse agasiga. Yesu nashimwe. Ntabwo ari wa muntu watuye ngo mwami Yesu ndakwakiriye akakira agakiza, ashobora gusohoka agahita yigira muri gahunda ze. Ashobora no gusohoka ntakomeze gukurikiza ibyatuye cyangwa akabisiga ahangaha. Niba ijambo ryatubwiye ngo mugire umwete wo kwita ku byo mwumvise ngo mudatembanywa mukabivamo, bivuga ngo anytime uyu muntu yabivamo nubwo yakijijwe. Ariko izi mbaraga z'aka gakiza zigaragarira uyu muntu umeze gute? Ni umuntu wateye intambwe, izi ntambwe 3. Yesu ashimwe cyane. Ni umuntu waretse agasiga. Yesu ashimwe cyane. Akareka agasiga, haleluya. Akemeranya n'umutima we kwakijijwe. Abantu wabafenta, ariko Imana yireba mutima. Imana yo ntago wayifenta. Yesu ashimwe. Wewe wabeshya abantu nakazi wikugiraho ingaruka kuba wibeshya. Ariko Imana yaduhamagaye, Imana yadutoranyije. Narabwiye ijambo ratubwiye ngo hahamagawe benshi ariko hatoranywa bake. Ujye ukunda, ujye uhirimbana cyane kureba uko Imana ikubona kuruta uko abantu bakubona. Ijambo ryaravuze ngo ntimutinye ngo wice umubiri, ngo ujye utinye wice umubiri n'ubugingo. Uriya muntu arakomeye cyane. Uwica umubiri ntacyo bitwaye, ariko uwica ubugingo. Twe tudiringa n'ureba n'ubugingo. Haleluya. Umwe ureba hiherereye aho nta wundi muntu w'umushumba atareba, inshuti zitareba, umubyeyi n'umuvandimwe, n'uwo mwashakanye atareba. Haleluya. Ibintu wakwanga kubikora kubera ubushuti ufitanye nawe. Imbaraga z'aka gakiza zigaragarira uyu muntu waretse. Iyi ni intambwe uyu muntu. Ibi bintu ko ari bitatu ndi buvuge. Icyambere cy'umuntu waretse, umuntu wasize, wa muntu ukiranuka mu gato na kanene. Abakristo benshi muri minsi ya none bishwe n'ikintu bita ikintu cyambere kirimbuje abantu. Hari ukuvuga ngo ibyaha runaka umuntu ntabikora, ariko icyitwa inyongobeza bugingo. Ijambo ryatubwiye Yesu ngo azatwara itore dafite umunkanyari n'ikizinga. Ikizinga hahandi niba ari ukwera n'ukwera. Ijambo ryaravuze ngo igihe kirageze ndashaka ko abansenga, niko data yavuze, ngo bansenga mu kuri no mu mwuka. Ni mu kuri, ukuri kw'Imana kumeze gutya. Ntago kuvanga vanze, ukuri kw'Imana kumeze gutya. Ntabwo Imana ikunda umuntu uvanga. Haleluya. Izi mbaraga z'aka gakiza zizagaragara ku buzima bwawe. Kuba uri umuntu ufite umutima waretse wasize. Wa muntu ubera amaso ubugingo bw'ukamenya ko n'inyongobeza bugingo zaje mu buzima bwawe. Kuko tubonye abantu bakorera Imana, none yakora ikintu ukikanga, si umuntu arakijijwe. Wowe ukikanga ukumva urikansi. Yesu bahuye n'uwahe? Uyu muntu yakiriye Yesu umwami ukiza ubuzima bwe, ugahita wikanga. Bivuga ngo aba yarabimenyereye, aba yarakoze ibintu. Iyo ikintu kimenyereye kiba ingeso. Ingeso yamaze kumenyera nahinduka character. Ugasigara wumva ikintu. Buri muntu ashobora kujya nk'urugero, kantanga urugero si rwiza. Ushobora kujya muri toilette ukumva ifite odeur mbi, akiutinzemo ushobora kumva utacyumva, urabimenyera. Bivuga rero ngo igihe cyose uhita wumva wabimenyereye. Rero aba bantu batahuye n'Imana by'ukuri, haleluya, abantu batasize, bataretse, bahirimbana, avuge ngo nge ndaretse, avuge ngo ndakarabye ndiyejeje, avuge ngo ndaretse, ugire n'ibyo wumva uretse. Aba bantu iyo bandi batekereza bakakontora ku bitekerezo byabo byubashye Imana, ni wa muntu uvuga yajya kwicara kumva amagambo yavuze ko anogeye Imana, ko nta rubanza ruyarimo. Ni wa muntu mu buzima. Naravuze ngo niba uri kumwe n'umuntu muri babiri hakazamo wa gatatu, menye ngo umwuka w'amagambo winjiye, wihane. Nimwe mugomba kuvuga ibare bamwe babiri. Haleluya. Ni wa muntu ubera amaso ubugingo bwe. Yesu ashimwe cyane. Ni wa muntu uba amaso. Haleluya. Ni wa muntu ubera amaso ibyo avuga n'ibyo atekereza n'ibyo yibwira. Umuntu utaramenyereye Imana, umuntu utayikangisha ngo nakoze bino byinshi, ngo ibyo byinshi wibikangisha Imana. Ko Yesu yaravuze ngo muzambwira ngo mwigisha twakoze ibi, twazuye abapfuye, twirukanye abadayimoni, twafashije wimuzanaho imirimo myinshi cyane. Arashaka umutima wawe ko wamwubashye,
arashaka kureba ko umutima wawe wahirimbanye kumukunda no kumubahisha. Agakiza yaguhaye wagahaye agaciro. Ijambo ryatubwiye ngo niba Paulo niko yavuze ngo nitwirengagiza agakiza gakomeye gutya twe bizatugwa amahoro. Agakiza gakomeye Yesu yakaguhaye ari ikintu cy'agaciro aguhaye. Yesu ashimwe. Aguha ari ikintu wahaye agaciro, ariko iyo abona abantu babikerensa biramubabaza, kuko ntabwo ari ukudasobanukirwa uwo ukorera, gusobanukirwa uwo wakiriye. Yesu ashimwe cyane. Aha turimo turavuga ugakiza k'Imana, imbaraga zako, imbaraga z'agakiza. Haleluya. Imbaraga z'agakiza zirahambaye cyane, zirenze ibyo uhirimbana. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo mushake, ngo mubanze, ibaze ngo mubanze, ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi ni inyongera. Ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Nuko Imana ishaka ko muri twe twuzura gukiranuka kw'Imana. Ishaka ko tugira ubusa duse nayo. Irashaka ko niba ivuga ngo mureke turebe umuntu ngo ase nkatwe, niba data yera, suko Imana ifite umubiri ngo agira ngo umuntu ufite umubiri nk'uwayo, igira ngo duse n'Imana mu ngeso, imiterere, imimirire n'imigirire. Haleluya. Turebe umuntu ase nkatwe. Twe turi ambasaderi b'ijuru. Imana iri mu ijuru igibona mu isi, ikibona icyubaro cyayo kiri mu isi. Yabona Jisirene akabona n'umugore ufite icyubaro cy'Imana mu isi. Haleluya. Kuko ubona uri mu isi niyo ngo turebe umuntu use nkatwe ufite akamero k'Imana. Haleluya. Ubona Imana uko ibona, n'Imana itahemuka nubwo itakugira nabi. Niba Bibiliya ivuga ngo yuzuye imbabazi nyinshi cyane n'urukundo rutagira akagero. Haleluya. Hangari igihe ngeze ndi hano, hari igihe umuntu ushobora kuba araciye mu bintu bikomeye cyane, washaririwe cyane, kuko ibihe abantu bose babicamo. Uriya muntu ntiwamujyana n'umuntu uri mu mashimwe uri gucelebrating arivuga ngo Mana ugira neza, avuga ngo Imana igira neza n'ibintu yankoreye. Ntabwo ari umwanya wo kubisobanura, ariko nabigusobanura neza Imana, ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Nubwo waba utabisobanukiwe, ariko Imana igira neza. Nubwo waba utabisunderstanding, nubwo kuba utarabisobanukirwa, Imana yuzuye imbabazi zirenze uko ubitekereza. Imbabazi z'Imana, jambo ryavuze ngo imbabazi z'Imana zo zituma tudashiraho, byagatumye dushiraho byaba byinshi. Nimuzi umugore bazanye wasambanye imbere ya Yesu se ngo amucire urubanza, Yesu arabihorera, arababwira ngo utarabikora mutera ibuye. Ni ikimenyetso cy'umutima w'imbabazi w'Imana. Imana rero ifite umutima, ifite akamero, ntago wayishinja. Ahango reka ne kwinjira mu kuvuga umutima w'imbabazi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aha tuvuge ugakiza twahawe. Nubwo waba uri gusharirwa ufite ibintu bikubabaje, ariko umenya ngo data agira umutima w'imbabazi nyinshi. Haleluya. Niyo mpamvu yavuze ngo turebe umuntu ase nkatwe, tugire umutima w'Imana turi muri iyi si, Imana itubonemo gukiranuka kwayo. Yesu nashema. Eliya yigeze abwira Imana, aravuga ngo Mana, aracogora ku rugamba, abwira Imana ngo ayibwira ukuntu bikomeye, yakoreshejwe ibintu bikomeye, ariko aterwa ubwoba n'umugore wamuhawe umwamikazi, yaramuteye ubwoba, yirengagiza ibintu byose Imana yamukoresheje. Aravuga ngo nigiye usigaye njyenyine, aravuga ngo nigiye usigaye. Ahangaha mbivuga, ushobora kuvuga ngo erega ngo nta gukiranuka muri iyi minsi byoroshye, ngo ahantu utaba ngo ukiranuke ngo bikunde, hari amarezi ushobora kuzanira Imana. Eliya nawe yaravuze ngo nigiye usige muhanuzi. Yumvaga ari we muntu wenyine warwanya ishyaka ryiza ry'Imana. Imana iramubwira ngo mfite 5,000 bitarapfukamira Bayali. Haleluya. Hari abagore bihanganiye mu rugo nubwo warusohokamo ugatsindwa, ni ku giti cyawe. Hari abandi bakubwira ibyo banyuzemo ugasanga utwaye turi turoroshye. Bivuga ngo kwihangana nta ntambara intambara z'ubushomeri, hari intambara z'ubusiribateri. Tuza abantu batabaye ku myaka 50, 45 babonye Imana barabyara. Yesu ntago wamutsinda ngo uwe ngo uve ngo ufite amareza atuma atsinda Imana. Buri situation yose aguhamagara kwikiranukamo. Haleluya. Utavuze ngo irakomeye, utavuga ngo iraremereye, kuguhamagara udafite abana uri ingumba. Hari abo yahaye bamaze imyaka 25 bahabana, abo turabazi. Tuza bakuyemo inda zigera renga 10 turabaza abo nabo. Abo ndi kuvuga n'abantu nzi. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ni ibihamya rero byuko nta rezo wazana imbere y'Imana. Birambwira ngo ireba iherezo mwitangira, niyo byose muri byose. Ntabwo ushobora kwiburanya ngo uyitsinde. Wayitsinda gute sireba iherezo ikamenya ibizaba wowe utarabimenya. Wowe bundi byo twe tureba nibirangira aho twe tubona, ariko ibiri hirya ibiziyo iringaniza ibihe, ikagutabara mu gihe runaka, ngutabara mu bihe bitandukanye.
ni ukwiza ibihe wowe utabizi. Iringaniza ibihe, igaringaniza situasiyo. Imana yo ni umukuru w'ibihe. Imana ni Imana, ntabwo wayiburanya ngo uyitsinde. Kuba utarasubizwa ntabwo bivuze ngo Imana wowe wayitsinda ngo uyibashe. Gute se? Bibiliya irambwira ngo ubwenge bw'abantu nibwo buswa bw'Imana. Ifite ubwenge burengereye cyane. Haleluya. Imana ireba kure. Ntarige umuntu ajya avuga ngo ngengira sixième sens ngo ikintu muri nayo kisestinze. Ni Imana yabuguhaye. Ibaze niba ugira sixième sens. None ibaze waguhaye yo sixième sens umbwira arareba gute? Areba gute? Aritegereza akabareba nibiri hirya y'ubwonko bwa uri yarareba. Aringaniza ibihe. Nshaka gutitiriza ngo ndashaka ikimana ikambwira ngo iki ntago mbaye nkiguhaye bunona. Ngiye wakuremye ndakuzi nzige nzakiguhera. Haleluya. Aravuga ngo ngiye nzige kizaba gishyitsi izina ryanjye rigahabwa icyubahiro. Nzige nzagikorera. Haleluya. Ntago dutabarirwa mu gihe kimwe. Ntago dusubirizwa mu gihe kimwe. Imana uzayashakira mu bintu yagukoreye wasubijwemo. Iyo irihagije. Uragenda nayo gute? Agakiza kayo mu buzima bwawe gahagaze gate? Haleluya. Haleluya. Ntago uzayigeneraliza ngo ibintu yagukoreye ibyo nta kintu bivuze. Ndavuga ngo n'abatayifite barabifite. Yesu ashimwe. Undi wa kabiri, ikindi cya kabiri, Yesu ashimwe cyane. Iyo ni intambwe ya kabiri. Uyu ni umuntu ufite igicaniro cy'Imana muri we gihora cyaka. Yesu ashimwe. Uyu muntu imbaraga z'Imana zizagaragarira muri we. Haleluya. Ni umuntu ufite igicaniro cy'Imana gihora cyaka. Igicaniro cy'Imana iyo cyaka muri we kigufasha iki? Ushobora kuvuga ngo wakiranutse waretse byose, ariko ukeneye no kwatsa igicaniro cy'Imana kigahora cyaka muri wowe. Yesu nashimwe. Igicaniro cyaka mu mutima wawe kibasha gukumira ibintu byose bidafite umumaro bikegerayo. Haleluya. Igicaniro cy'Imana cyaka gute? Iyo usenga ubudasiba. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri umuntu usenga ubudasiba, Yesu yaravuze ngo musenge ubudasiba mutagwa mu moshya. Bivuga ngo iyo utatse igicaniro cy'Imana iyo kitaka ugwa mu moshya. Yesu ashimwe cyane. Gusenga ubudasiba ni itegeko ry'Imana. Ishaka ko dusenga ubudasiba. Kuko ubagenza we ahora yivuga ngo ashaka baconcomera. Ugomba kumenya ko mission ya mbere yazanye Satani ni ukwica, kurimbura no gusenya. Iyo urangaye urugo rwawe ararusenya, iyo urangaye abana barabangiza, iyo urangaye waridekare kwa muri ubwami wewe wahawe akagakiza. Iyo urangaye, Yesu ashimwe cyane, ubwami bukurwanya bwo ntago burangaye. Ntago rero iki gicaniro kizimye. Dutanze n'urugero rusanzwe igicaniro cy'iziko risanzwe ry'amashyiga 3. Mujya mubona amashyiga n'iziko ryazimye ko musanga bitagangurirwa n'ibinyenzi n'ibiki, ariko hari umuriro ntago byahagera. Yesu ashimwe. Hari udashobora kwegera umutima urimo igicaniro cy'Imana. Ibyo wita intege nke nabyaye navuze ngo zanyongobeza bugingo. Igicaniro cy'Imana kiri kwaka muri wowe, hari ibintu bitacyegera. Yesu ashimwe. Iyo uri umuntu usenga ubudasiba kandi ugasoma ijambo ry'Imana kenshi, hari ukurisoma hakazaho kenshi. Yesu ashimwe. Ijambo ryaravuze ngo murye umutsima utera imbaraga. Umutsima utera imbaraga ni ijambo ry'Imana uha time. Haleluya. Iyo udashonje mu mwuka, umuntu ushonje udafite bwakiyo mu mwuka, buriya bwakiyo mu mwuka ni wa muntu udasoma utanasenga. Uragenda ukagira bwakiyo mu mwuka, igice cyo muri kote y'umubiri kirakudomina. Haleluya. 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 Guheheta byakorohera, kwiba byakorohera, hari ibintu byinshi byakorohera ku gicaniro cy'Imana kizimye muri wowe. Hari ibintu bizakorohera gukora, ariko iki gicaniro iyo cyaka kigenda bigikura ibintu byose bidafite umumaro, ntago basha kukwegera. Byose kigenda kibikuraho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ntago umugore w'umunyamagambo ntago uwo mwanya wawubona. Yesu ashimwe cyane. Igicaniro cyakura avuga umuka arakubwira ngo ayo magambo ihana amagambo. Ntago uri umwe muri abo bagore. Haleluya. Ntago uri umwe muri abo bagore warakara. Igicaniro cy'Imana iyo cyaka muri wowe gikuraho kimenagura ibidafite umumaro mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Wasoma ijambo ry'Imana ukagwiza imbaraga z'umutima. Haleluya. Impamvu ugwiza imbaraga z'umutima, buri situation yose ducamo muri ubuzima, ijambo ry'Imana rifite ikintu rivugaho. Rifite ijambo rigera rikagera kubaja n'abagaragu.
rivuga abagabo ko bagomba kumera n'abagore n'abaja n'abagaragu n'abarabaye bo mu rugo, rigera ku bana. Ijambo buri situation iyo ari yo yose wacamo, ijambo ry'Imana rifite icyo rivugaho. Rero iri jambo iyo urisoma ubasha kugwiza imbaraga z'umutima. Haleluya. Ubasha kugwiza imbaraga z'umutima, ukagwiza imbaraga zigucisha mu bihe. Yesu ashimwe. Mu gihe utegereje gutarwa kw'Imana, mu gihe utegereje ibyo waganye data, mu gihe ukimurindiriye, mu gihe ukimurindiriye, iyo ugwisoma ijambo rye ugenda ugwiza imbaraga. Ugomba kwisanisha cyane. Haleluya. Jambo bavuga ngo Yesu niwe jambo, ngo jambo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Ugomba kwihuza na jambo rero ukora bino bintu. Uri umuntu ukiranuka mu gatona kanini, uri umuntu usenga ubudasiba, uri umuntu usoma ijambo rye, uri murihuza n'umuremyi wawe. Haleluya. Yaravuze ngo turi umuntu usenkatwe, ugomba kwihuza, ugomba guharanira ugahirimbana gusa n'Imana nk'uko Imana iguha agakiza uko yagushakaga. Ugomba guhirimbana ugasa uko expectingaga Caritas, abagomba kubihirimbanira akabigenderamo. Imana yamureye mu ijuru ikanezerwa. Caritas wasobanukiye impamvu yo kubaho kwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubu uri kurepresenta ubwami bwa Kristo mu isi, turi abambasaderi b'ijuru. Impamvu ijambo yavuze ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Urumva kugira ngo Imana ikuronke, uri ishyanga ryera, uri umuntu w'agaciro. Imana ishaka ko wera kuko uri uw'agaciro yatoranyije. Uri ishyanga, uri umuntu Imana yaronse. Yesu ashimwe cyane. Ngo we yaronse, ngo turi ishyanga ryera, abantu Imana yaronse, ngo kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Yesu ashimwe. Turi ubwoko bw'Imana ku bwako gakiza, ku bwayo maraso yamenwe. Haleluya. Haleluya. Turaba agaciro. Navuze ngo izi mbaraga z'agakiza zigaragarira umuntu akagendeyemo, kukakira kakayobora ubuzima bwawe, atari ukukakira gusa. Yesu ashimwe cyane. Icya gatatu, ugomba kuba umuntu ukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kuba umuntu ukorera Imana. Iyo ukorera Imana iraza ikivanga n'ibyawe. Yesu ashimwe. Iyo uri umuntu ukorera Imana, Yesu ashimwe, data yadutoranyije, adutoranya agira ngo tumukorere. Yesu ashimwe. Ugomba kuri utari wa muntu waretse wakije igicaniro ngo urekeraho. Ugomba kuba umuntu ukorera Imana. Ibintu uko ari bitatu. Yesu ashimwe. Uzamu buzima bugaragaza imbaraga z'agakiza mu buzima bwawe. Haleluya. Ntabwo ari ukuza ngo wicare ngo wigendere. Uze wicare ku ntebe premier au 30 janvier de décembre. Ugomba kuba umuntu uhirimbana gukora icyo data ashaka ko umukorera. Ugomba kuba umuntu ukorera Imana. Igihe cyose ijambo rivuga ngo niba mu byanjye nzaba mu byanjye. Hari ubuntu bujya buza ku muntu uri gukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari ubuntu bujya buza ku muntu uri murakorera Imana, uri guhirimbana mu by'ubwami bwa data. Ntavuze ko ntubibanza ko bazavuga ngo mwami mwami twakoze ibi. Banza umutima wawe umuhe. Yesu ashimwe. Igicaniro cy'Imana cyake muri wowe, nurangiza uburi umuntu ukunda kumukorera no gukora icyo ashaka. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri umuntu uhirimbana ugenda ubona hari ubuntu bw'Imana, hari favor, hari neza y'Imana iza ku buzima bwawe. Imirimo y'abera izibukwa. Haleluya. Hari ubuntu buza ku muntu ukorera Imana. Ntabwo byamera umuntu utari gukorera Imana nta kintu ari gukora, wakwibukirwa kukiza. Yesu ashimwe. Imana yacu ko ita ku kintu cy'imirimo. Niba ari igitabo cy'ubugingo habaho n'icy'imirimo. Niba akagakiza twavuze kuri umuntu ufite akagakiza n'imbaraga zako, hari n'igitabo cy'imirimo kigomba kuzuza akagakiza yaguhaye. Niyo mpamvu yagutoranyije ngo twe turabo yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ry'yaduhamagaye. Bivuga ngo rero mu kumukorera urimo urakora ya mpamvu yo kubaho kwawe, ya mpamvu yatumye agutoranya, ya mpamvu yatumye aguha agakiza, ya mpamvu yakurebye akabonamo Caritas ko ikintu kimurimo atari cyo kwicana. Yesu ashimwe. Imana ikavuga ngo Jisirene hari ikintu kimurimo kandi cyagira umumaro abantu. Rero icyo kintu kikurimo ugomba kucyitaho cyane. Niba ari ugutanga, niba ari ukuvuga ubutumwa, kuririmba, niba ari ugusenga, niba ari buri kintu cyose kijyanye kuba ku bwami bw'Imana, uba ugomba kuba uri mu mpamvu yo kubaho kwawe. Yesu ashimwe cyane. Reka dusoza turebe umumaro w'agakiza. Yesu ashimwe. Umumaro w'agakiza. Haleluya. Umumaro w'aka gakiza twahawe.
Yesu ashimwe. Aka gakiza gafite imbaraga narekare mbivuga. Yesu ashimwe cyane. Aka gakiza wakiriye harimo gukira kava ku nshinga gukiza. Yesu ashimwe. Jambo bifite ngo twe twari mu mwijima adushyira mu cyo witangaza. Aka gakiza karimo gukira ibyo bintu kwari bitatu. Harimo gukira imbaraga z'ibyaha. Umva gakiza wahawe. Yesu ashimwe. Harimo gukiza imbaraga z'uburwayi. Yesu ashimwe. Aka gakiza kamenagura imbaraga z'ubukene, kamenagura imbaraga z'uburwayi. Aka gakiza kamenagura imbaraga z'ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aka gakiza iyo wamaze kugenderamo uri wa muntu ukora bya bintu bitatu nababwiye. Yesu ashimwe cyane. Izi mbaraga z'aka gakiza zimenagura imivumo yose, zimenagura imivumo ya karande, zimenagura imivumo ya karande uvukamo. Haleluya. Kubera uwo wihuje nawe, kubera ko wakagendeyemo, kamenagura imbaraga za karande, kamenagura ibicaniro byose by'umwijima, kwa kwicaniro cya Kristo cyaka muri wowe. Yohana 10:9. Umumaro w'aka gakiza. Haleluya. Umumaro w'aka gakiza ni ibyanditswe nubwo masaha ari kugenda cyane. Yohana 10:9 haravuga ngo ni gerembo. Yesu ashimwe cyane. Ngo ni gerembo umuntu niyinjira muri jya zakizwa. Haleluya. Kuba wakiriye ka gakiza gakomeye, ijambo ryatubwiye ngo niturengagiza gakiza gakomeye gutyo, mbabwira imbaraga z'aka gakiza mwahawe. Haleluya. Ntabwo ari ukuza tukavuga bikarangira, ni ukugenda bikawuzima ukabigenderamo. Haleluya. Ijambo ry'Imana avuga ngo uwumva amagambo yanjye ntayakomeze, ngo ameze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo. Yesu ashimwe cyane. Ngo ameze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo ngo yasohotse ngo ahita yibagirwa. Bivuga ngo aya magambo agukorera iyo yagenderamo. Aya magambo agukorera iyo yagenderamo. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu Imana batajya bayigeneraliza. Imana y'umuntu ku giti cye. Yesu ashimwe cyane. Uko mwabanye, uko mwakoranye, uko mwagendanye niko Imana izakwiyereka. Yesu nashimwe cyane. Ntago wageneraliza, ntago nzageneraliza Imana yundi. Buri muntu afite Imana. Ku ijambo ry'Imana arambwira ngo ku munyabwenge ngo yigaragaza nk'umunyabwenge, ngo ku kigo ryigaragaza nk'igoramye, ngo ku munyembabazi yigaragaza nk'umunyembabazi. Ntago Imana bayigeneraliza. Wewe wayisobanukiwe ukagira imitekerereze ihindutse. Yesu nashimwe. Utayikangisha ngo urimo urakora cyane ngo wahirimbanye. Umutima wawe uri connecte n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu yavuze ngo ni gerembo umuntu yinjiramo muri jye azakizwa. Umuntu winjira muri jye azakizwa. Yesu ashimwe cyane. Ngo azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Hari urwuri. Haleluya. We wakiriye ako gakiza, hari imbaraga z'agakiza zagenda ku buzima bwawe. Haleluya. We wakiriye Yesu, kuba waramwakiriye gusa, niba ijambo rivuga ngo yafashe imigisha yose yishyira muri Yesu irangije iramuduha, bivuga ngo kuba ufite byose muri ubuzima. Birasaba kubyizera ukamwizera. Ubundi ijambo kwizera ni iki? Kuko n'abatakijijwe n'abapfumu yagupfumurira ziko hari izindi imbaraga zimurenze. Haleluya. Ubwami bw'ubukonikoni bw'umwijima buzitwara izindi imbaraga. Kwizera Imana ni iki? Ni ugufata amagambo y'Imana nk'uko yanditse ukayagenderamo. Haleluya. Ukayagenderamo. Ijambo ratubwira ngo yafashe ijambo umwami Dawidi. Aravuga ngo nafashe ijambo ryanjye. Ijambo ryawe naryibikiye umutima wanjye ngo kugira ngo ntagucumuraho. Ni ijambo ry'Imana yagendeyemo. Haleluya. Ijambo ry'Imana kugira tubwira ngo ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Bivuga ngo kwizera Imana tuvuga ngo Mana ndabizi ko ushoboye, ndabizi ko ukomeye. Ni ugufata amagambo y'Imana ukayagenderamo kandi ugahita uyizera. Muri situation urimo ijambo ry'Imana rivuga iki? Iyo uburwayi buri situation ariyo yose. Yesu ashimwe cyane. Ngo unyinjira ngo ni gerembo umuntu niyinjira muri jya azakizwa. Ngo azinjira soke azabona urwuri. Yesu ashimwe cyane. Ngo umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Nimwe navuze ngo ariko ngibeho nazanywe kugira ngo no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Haleluya. Niyo mpamvu navuze ngo ikintu ufite wahawe ni ikintu cy'agaciro gakomeye.
ni ikintu gikomeye kuri special, ikintu cyatumye Yesu ahaguruka. Yaje kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Aravuga ngo muzakwigwa inshuro 100 mukiri mu isi, n'ikigeretse mufite ubugingo buhoraho. Reka twihute 7:38. 38, aho turi kuvuga kuri wa mumaro wa kagakiza. 7:38 haravuga ngo unyizera Yesu ntashima. Ntabwo ari wa muntu watuye ngo Yesu umwami, ngo ndakwakira umwami n'agakiza, umwami ndakwakiriye Yesu mbere umwami. Yesu ashimwe cyane ngo mbere umwami, ngo ndakwakiriye umbere umukiza, mbere umwami w'ubugingo bwanjye. Navuze ngo ushobora no kubyatura wagenda ntubigenderemo kabitaho ngaho. Yesu nashimwe cyane. Ako Yesu yakomeje asobanukirwa umuntu wakira agakiza, akomeza akagenderamo. Aravuga ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Wabonye uyu muntu ubuzima atanga? Wabonye uyu muntu ururwego uyu muntu abwiye abagezeho? Yesu wakire za mbaraga z'agakiza. Nkuko ijambo ry'Imana ryatumwe ubwami bw'Imana subwa amagambo n'ubw'imbaraga. Uyu muntu Yesu yaravuze ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Haleluya. Izatemba iva mu nda ye. Hari ubuzima uyu muntu atanga kubera Yesu gusa uri muri we. Yesu nashimwe. Yohana 8:12 ndagiye nsoma ibyanditswe gusa. Haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati nige mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azafite umucyo w'ubugingo. Unkurikira ntazagenda mu mwijima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Data wa twese abamugisha.